none reba ibintu nadukoreye kubera iki nasangiye nawe sitanazi mugure tuko wambara kukungira amafoto uramuzi bihagije ngebeti bamenya ni kumubona kuri atunda muhereza amafaranga anapita naenda so wowe uramuzi bihagije kubera iki ibintu nkabi nabiba umuntu mukuru ngaho ufite hakiri turiya muze ingiye Sekecha urambwira iki reba ibintu bibaye nese ngende bamenya wagiye akajya gusinda none si kuki se wowe uzi arasinduka reka turamurushiramo kuriya gusa tu bamenya ntago ajya nkunze ubundi se wamuhaye inzoga akayera mu gikapu none se mission ni gute mission ivangana inzoga wowe uramuzi bihagije murabana mu nzu kuki se kubera iki ariko ngenda kubaze Kecha kari bujye kunywa birabe ndakubaze Kecha diama irahari kwera aho ni mitwe tumushaka gukora njyewe nabuze ibyo nkora ku buryo nirirwa inyuma bamenya no kumushyira mu bikapu twashoreranye mba nabuze ibindi najyamo byagire mitwe abanyakigali ndayizi kabisa shora kubikora uvugwa turibikore gutya tukote tumurya amafaranga nta kindi kurya amafaranga ese tuko ubona ufite amafaranga arenze y'abandi bagabo bari muri Kigali nindi undusha amafaranga ahubwo musane gutya umunyereka umubwira utindisha amafaranga amagambo menshi tukote ibyabaye nta ruhari nari mbifitemo sasa ibyo tubireke sasa ndashaka umfashe umfashe iki bana business yangu ilikuwa iramanuka kabisa iramanuka sana inikina Tereza hivi shatuko ubwo urumva ibyo ari byo bintu bikuraje inshinga byakubabaje twagize ikibazo cya diama ibindi bikazaza ejo ndiyo diama irasanga company irameze nabi biratanga ikise sasa ndashaka umuntu amfashe muri marketing ya company umusore mwiza uruzi kuvuga umva tuko wimuzana mu bibazo bya sincuruza abasore sikia Kecha wowe uraba ku muhanda uramenya abantu abashomere abaki ngenza muhemba neza kabisa arazi kuvuga Ikingereza Kiswahili Kifaransa na Kinyarwanda tuko iki si ikibazo ni ibintu byoroheje ngewe ndababaye ibyo ni ibintu byoroheje nejo yaboneka reka tubanze dukora ibikomeye ibyo n'ibyo sikia nshakira kabisa ndamugushakira nta kibazo ndiyo Shakira namushaka ariko nkora bitese nenje kubakira akini we akazi kakunaniye wowe sasa urambazi kuki icyo ngwana urakisi nenze kuri buhindura icyo ko pindura kukisi ngenda hindura imyenda guhindura inzoga pana Kecha ntacyo tuguha ntacyo kwa nini ni kwa nguvu basi sio kwa nguvu lakini urageze kwa tuko turarya uranywa kubera iki mukanya tuko Sikia kwanza. Vipi? Unakuaga na akili timamu ama? Sasa urambona kiwerewere ngewe. Tuko akagakuga karamariki hano. Musigaye mubana? Ye arakora nta kibazo. Tena ni umukozi wa bien. Wa bien kabisa. Wa bien. Reka mubwire wallahi tukote niba kwiba kazi yako zimenye. Uravuga ngo company iri kujya hasi. Nishaka izamanuke none nugere iki. Baniba. Uzagira ikintu uzambaza. Baniyibikise. Sara kanura kazi wowe. Sikia ndabyemera pase warampaye. Kugera hano agiye gutaha aravuga mutekerere ibiryo cyakura ajyane mu rugo. Sasa ndavuga mukene kabisa. Iyo nani ya buri munsi stress hityo namubwira ngwino. Mu hotel uje unywe. So nagatangiye kuzana mataye. Mataye abye. Sikia kwanza. Eki. Ubwo nubuki? Nubuki. Tuache maneno. Sasa urafuke. Nani wewe? Njye ngufuhira wowe. Kwa nini sasa urambaza gute? Baba we. Uziko wagira ngo neza hano ni wawe ko boss ari imbere ubwo ninde muntu ufite agasuzuko nkaruko nkuko uza agakomanga kujya muri makomanga wawe. Fungura byo fungura vana amagambo awushaka. Wiki fungura je kura boss cyangwa simbo. Ubwo se n'ikizanya cy'uguma gukomanga nkuko manzi wawe. Ako shabundi naguri bamenya sha. Fungura. Wese urinde. Fungura nje kura boss. Ninde se tuvugana? Mu mukino. Bose ko bakiri bamenya naho namenyana nawe. Bamenya. Manu.
enyewe umuntu bikabyo waje ubyibushye wagira ngo uri umutumba w'isi niteye muri toilette ya maga mama yakere mama uzi ko utajya uhinduka ukungana kungana kuva kera wagira ngo urakamwe oya nkamwe oya ugiye murahese iyi tayi iraduhenda mugabo uzi ko wagira ngo ugemura amata kuri daya kugira ngo ngane nk'uko iyi tayi iraduhenda ariko se wabwirwa n'iki ko ibyo uza kuba amasafuriya by'amatayi urabizi nta musigaye mu wese we hano dusigaye tuba uzi ko ngo werukaza mariza cyane uje ku kiri ufite serumu boss yapfuye wenyemotse byambayeho mwana dukomeze iby'uyu munsi bya kera byararangiye biriye kusiga ufite ibika byose usigaye uba he je suis manager akose nibutse kutazi igifaransa ndi manager shaka do manager w'ibikise urabaza iki unana rwo nakwiye kuba ndiga kuganira nawe iso buje arahari nahari harahari wewe ntabwo turi kuri level imwe wese uri kuri level imwe nani nasobo wo nagukoresha urumva nako nubwo nagukoresha kwe unkoresha uti sirasanze we cyaye njya ku bitaro njye muriye mabuja sinasanze muri apakiri ipfuko by'abarwayi n'inshinge bamaze gutera abarwayi nose he manager ibitaro se bigira manager wanjije uzi ko ndi muri stage burangiye ubu ngubu usigaye ndi muri stage inshinge se zakoreshejwe none se muri stage uko bakora cyari ko se byo ndabikubwira hari mbwira shaso buja nimba hari cyane batari tugende ye neza wagira ngo uri nka yo mu Bugesera buze ubwatsi ikamo uzabaze nese ugira ngo mere nkawe shaho umeze nki kamyore nako shaho ama yaka ikangwere karukanye uhagaze uri kadahumeka neza ako uba wumva iki kintu bose kanimba uraho kanimba yego nyagasani man amahoro niko misi myinshi nese uyu muhungu bavuga asebya ngo ndegeranye se nduzi nawe n'abaruko kujyana gute wabonye nasobuje sha aba yegeranye kujyana gute kujyana nayo ndamubwira ngo nyine munaga byibushye nese sanzwe uziranye ndabamenye uyu bamenye mbabona nako uyu muhungu nawe utamuzi uyu nguse ndamwibuka cyagiye mu gasantere nagare wakoraga nago yiza kubona cyagiye yashinze depafe yo kwamba siko ufite boutique hakora mu mushiki kwa Chantal ninje sha siyongeye ngombye boutique kwa Chantal cyagiye teta mushiki we akagura moto irera yitiriye oya yaterese mushiki mugura moto yigeze mu moto kandi na primagira Roza rozi ko mbiyobewe ariko umbarata boss iki kigabo rata amakuru yenda ase bamenya genda none se nago makuru kuzi ko hari bateraga n'umwaku njira we banaraguza ko ariyo bamvira boutique yagiye ihomba Mano makuru iya makuru ni meza kari ututwicare niko cyakaze kamere Imana ije neza kongera kubona pe twaraburanye neza akora cyari wawo ndi tu sinzi ukuntu ngize gutya ndacukumbura mba ngeze kuri email cha ndakirika mba nguye kuri nimero yawe urampamagaye ni none akora no banzi icyo ushakira kitoroshye nago nta kintu kiza nabona ngo nyihererane kose kwa muganga haragutwaye neza kwa muganga uzigemera kira ahubwo banza utakirwara nawe cyangwa se none urwaze maheruka kera ubungu ndi mu kazi ka gutya ahubwo hano hafi n'ahantu wambundangira ari nk'ikibanza cyese inzu yabigurishwa itarengeje nka miliyoni nk'enye cyese n'eshatu n'igice gutyo itarengeje nk'enye ariko se ubwo ntiwayobye urashaka kongera umukomisiyoneri koko ya nabazaga ariko boss nese urashaka iki Kanimba mva nkubwira ukuntu story ziteye muri mwisi naguze ukuntu note ziri kuboneka muri no misi ukuntu wavuze ngo ushaka ntago ari byo warondogwe waje avuga ubusa wawe curanze nako utagize wambwiye icyo ushaka kumbwira ahubwo weho ngi navuze ahubwo uvuga ko utumvise nese numva iki kandi ntacyo wavuze okay dore ukuntu systeme zimeze sibyo ngo turi ikintu bita online business urakizi online business yende yateka mitwa we utazafata groupe yacu ngo batera kamutkuza abayobozi barimo abagenerali abapolisi bakomeye abantu bose bataye akazi bari biteye n'inyungu irimo barimo baraza biyorera to murimo abayobozi nawe uri umuyobozi w'umuplanto kwa muganga inde hakubura kwa muganga haranyijije niho nakuye nyine nahuriye n'umubosi nyine nazambwa ngurisha inka ngurisha ingurube inko byose man mbwira niba hari ibyo mbwira ureke kumbwira ubusa ukuntu bimeze rero Kanimba sibyo navuze ngo sinakuyana aya mahirwe abantu rabaretse ariko nkawe umuntu nzi usobanutse reka nkubwire nawe uze uyorere note dore ukuntu bimeze turi gushora 500 uri kwezi tukabona miliyoni izo zingahe 500 miliyoni enye cyane so online business siko nakubwiye
kanguka rero kanguka ugira ubona kutaha ubona ukurya no mu rugo ariko se Kanimba urabona ngiye mfite ubutuna enye nyine enye uba wazitoye se uzitora uteze kandi nakubwiye ko turi muri groupe abantu 8 ubu ngubu nabantu benshi ariko nyine bagenda bakora amagroupe yari kuri WhatsApp cyese kuri Telegram direka mwere Oyawe mbwira reka kunyereka mbwira wabo uretse mwereke urabona ko yari wayafashe ndamubona urusoro nayafasha ngaho inguye miliyoni enye yazifata tazifata se Swanzi ibyo bintu byari ubuteka mitwe ntago ari ubuteka ariko si ibintu nkubwira ngo urimo ikiyoboza abantu bose baretse akazi niyo business ya mbere ubigezweho ndese ubwo ngo utanga 500 ukwezi kwakuri cyangwa ukagwa miliyoni enye ari n'igihe ukwezi kutageraho urabeshye mbese nuzi ko nyine ugenda uzana umuntu kuzanye umuntu ni kubona inoti kuzanye umuntu kubona inoti ushobora no kubona ahubwo n'izina miliyoni zirenze nke bitewe no kuzanye n'abakire benshi ugahita ubinjiza bakakwinjiriraho bwiye kubabwiye ko ari byo nta n'amafaranga afite wayantange nkazakwishyura se Kanimba nkubwira ko ndimo shaka ikibanza ndashaka ikibanza ariko se reka nkwerekana none se ubwo nabo mukorana nta no wabo reka mbanze mubwira Kanimba we kwi stress ndahubwiye ngo nibwo ufite cadastre urayigurisha ejo kubaka etage none se ko byikuba nubwo ufite inzu nkayigurisha 500 oye ushobora no gushoreka nago gushora 500 nuko twebwe tuba turabakeneye nagurishije inka gurisha n'amakoko yose mubwire rero sibyo genda giye kuyashaka ndaza kuguhamagara ese uyashira kuri konti ya banke cyangwa ashaka kuri mobile oya yewe ubu ngubu bugezweho yahita yafata utuyohereza umuntu ugiye kuyafata ndimo ndakubwira kuko ari njye wabahuje nakwiba uzabigumane ntuzaze kugira sasa we narakubwiye uze mu hoteli ukora akazi urangura raki inzobe gusa tu kwa nini none uratangiye kubona umuntu arakora umva mubwiye ntukanamenyere njyewe uzi ko wanyibeshyeho papa ndeba neza unibuka igihe tuziranye unatekereza n'uburyo nzure ko njye naza guhagarara muri uyu hoteli wawe ntabwo ushobora kuza gukora aha ngaho naho naza kandi maje wanyishyura kabiri kuko hari uwaza hano nkurikiye sasa wowe niwe wampombya sasa munga sifiwe ntabwo naguhaye akazi asifiwe sana kabiri ntabwo naguhaye akazi nanjye nako nshaka uraza kabiri wowe apana kuko reka nkubwire mbabara tugabanye ibintu by'urusaku njye ntabwo buri gihe ngiye gukorana nawe ikintu yaba kitaracamo yaba cyapfuye n'ubundi n'urusaku kuko nifite ibibazo byanjye Sakini we KECAPU kila siku mawazo ibisubizo bizaza ryari ndakora ibishoboka byose ngugira ibisubizo ndakora ibishoboka byose ngugira ibisubizo kwa nini kila siku mawazo sikia kwanza ibibazo by'umuntu bishira yapfuye ndakote kuri ubu ngubu mu nzu bagiye kutwirukana nta mafaranga ufite kwishyura inzu kandi ugomba kuyama kuko nta wundi muntu ugomba kuyama aha apa sasa wambwiye hari abagabo baruta tuko wote ku mafaranga sasa barihe sasa nasinde kubeshya barahari sasa mbone abakuripiye sikia kwanza nge nawe turi muri business kandi nta kintu nkorera ubuntu mpereza amafaranga nanjye njye mu kazi kawe neza sibyo lakini nawe condition uranzanira umusoro nta kibazo ejo mu gitondo kare gutya aravuga arakoresha indimi zose nta kibazo n'igishinwa sasa okay sawa yera n'amafaranga nangahe uraongeza na mafuta kwa mamaze gucuyuka wacuyutse kabisa KECAPU unaona wacuyutse uraongeza na mafuta ngapi 600 sasa hivyo inzu nyumba 400 ijana ya mafuta waracuyutse KECAPU mawazo waracuyutse kabisa nani hii nguo hii ya fake ijana sinaona maana yake kote unakuaga na nani na kamenyero kamenyerero ya fake y'ibumbi kamenyerero ni ikisi unanizoea sana ndio kamenyerero monami barambwiye ngo kingura ngende mwana byo baramugana ibyo mafaranga ngo wabaye boss ngo umuntu ataka sigaye nyine mvugana imishinga n'abakire nyine ahubwo uzaze nguremere nawe wakubona ko ufite amafaranga ubundi wakwizera umushinga wawe yaba ari tono vide yaba ari voyo ahubwo se ufite tete vide ahubwo ntago watwara umucanga ashaka ngiye kubaka inzu ngo uzajye kwikorera ibintu by'imicanga Bose urasanga wazasiga umucanga ku nzu koko ki urasanga wasiga umucanga ku nzu wanjije uzi ko umagaze miliyoni zinga kingura nakubwiye ngo menyana n'amasafuriya ubundi sinzo miliyoni enye uzaba ugiye guha ni bwoko ki ngwiki inzo miliyoni enye ushaka ni bwoko ki
ariko se ni bingaro yo kumukire niki ariko ubundi we inzu uzi niyihe ubundi wa magaciro ka miliyoni enye no kuzivugana no gakwiye kutinyuka ngo zivuge aha vana umunwa ngo nta mukirubura uvuga umushahara w'ibihumbi 10 ariko izo bya miliyoni enye rwose nukabivuga wewe kiraga nturanakira guki ni gute ubwana n'umukene amagambo agana kunguko ahubwo umutindi bana amagambo ariko waje wavuye ngo ubushaje kwa bwo kwiruka inyuma y'amasafari ukaza nka guhakaza bose uko wafashe miliyoni enye uri mu mukire nenye nenye ufite miliyoni enye imbe ambaza iki cyamina ngo ngo uvuga 5 ngome 5 gwa 5 by'ikisi ariko yuko nyetse kwa agenda ariko utazasuzugura reka kubera ko wankinguriye akirafata yanga ze kugura amakara komana siko koko bya binari byo ariko ntari bitu ntawanga urukwi ruvuye ku giti cyakubiswe n'inkuba n'ubundi ruza rukwizaniye yangaro nabi nk'uta azagukubita rero yajyana nasa nagusaba amafaranga Sasha byane unywa shana gwa magripe ndimo ndanywa cyayi kirimo tangawiza bitese ni byiza abantu meze neza bije ko iyo nje nkubwira gutyo igihe wumva ko ngukeneye sibyo hafi yanjye suko bro kunakungura hari ikintu kuko kibimubwiye nta kintu kibumbwiye nyine nanjye ngiye kubwira icyiza twungurana ibitekerezo sibyo rero mufite wanjye witwa Manu twabonanye ambwiye ikintu kijyanye na business numva business yo gushora gusa nta ikindi kintu ukora amafaranga asangana ati make cyane urumva nta mwanya ntaki mbaza tere ngo bimeze bite yambwiye ati ushora 500 urumva muri groupe runaka n'abantu 8 mu gihe runaka gicyayo kitageze no mu kwezi ukabungutse miliyoni 3 na maganayo na 500 ibyo no bishoboka ibyo wowe urabitekereza uko birashoboka ariko se nk'ubwo nanje kuvuga mbere yuko utangiye kuvuga ibyo ngibyo ngaho komeza umbwire noneho iyo umaze gutanga ibyo 500 ushaka abantu aba babiri bonyine niyo mpamvu mbikubwiye ngo nkubwiye uri wa mbere mbwiye kugira ngo ushake undi kugira ngo tuzamukire rimwe nawe ushaka ibyo 500 tugende tubishore tubone ibifaranga none uribaza ariko dushoye miliyoni tukunguka miliyoni 8 tukagera unguka miliyoni 7 mbambire bro uri umuvandimwe wanjye pe uri n'inshuti uri byose ubundi ngewe nayenze kuzu warize ngiye ngwemera nk'umuntu w'umunyabwenge ibyo biro wowe babishoboka bitashoboka wajya ngushora ngo magana kunguka ngahe 500 kunguka miliyoni 3 n'igice ese mudeka ngo baze bro uranyizera ndakwizera niyo mpamvu nkubwiye ase ko mwise mu byukuri wemera nk'umuntu w'umuhanga tuvukana ibyo bintu ubura bitekereza ukumva ibintu birashoboka ese n'ubwambe ntabwo ujya gushora ukunguka ushora yese ko umuntu ashora muri biza bati wenda ngiye kurangura bino bikombe ndabisubiza kimwe bajye nimara kiranguje n'abakimere desa ubibona ko ibyo bikombe ufite wowe ugiye gushora kandi wumva nta nubwo bizajya bigusanga gukora ntabwo bizajya bigusaba imbaraga nyinshi icyambe nuko uzabatanze amafaranga 500 ese bro uranyizera cyane uranyizera niyo mpamvu nkubwiye nyine nkubwiye mu bantu rero ndakugira inama inshuti yanjye sibyo nk'umuntu tuvukana umuvandimwe inshuti mbese bro ibyo bintu ni imitwe ubu kubaho wabereye wowe wari waha umuntu amafaranga ntimugirane inyandiko ariko tuzadushira muri groupe ya WhatsApp sibyo ngire ki abagukizemo bakavamo bakarefitinga ubazihe se ubundi nese ubwo barefitinza abikiri groupe cyangwa abasigaye ngenyine nyine he ibyo nkubwira hari n'abandi rega bagiye bajya muri abo bandi nako mbareba nimo ndareba wowe uko bizi wowe hari umuntu wari amafaranga ntimugirane inyandiko kandi nkubwira ngo tuzaturi muri groupe ya WhatsApp groupe se ni inyandiko ubu so ufite WhatsApp ubu abantu bose muri groupe urabazi bose ntagiye gucya muri groupe utazi n'abantu bari muzimo umuntu umwe abantu ari 1000 akobije uje numvaga ari umushinga uwo mushinga mubwira ibyo bintu ni imitwe byange nzabyikorera ku giti cyane niba utabishaka wincinege rwose sibyo ibintu nge nzabikora kandi amafaranga ibyo bintu leta irabyemera yamanye ngo harimo n'abayobozi bakuru abahe bayobozi bako bo mu bindi bihugu ntaga mu Rwanda aho nabo mu bindi bihugu ariko nyine n'abayobozi nayizo n'abanyarwanda abo mu bindi bihugu subigiwe niki ubu ngubu tuvuge nk'urugero meya wo muri Nigeria mu kagika muramuzi ku buryo bango niwe tubana muri groupe ubu niwe tuzatuba turi kumwe muri groupe ngambuga ati rero mbana muri groupe na meya muri Nigeria uramuzi se ku buryo bakubejeze wese aranze boreka mubwizo waranze mbanyine mubwire
ibyo bintu ni imitwe urabizi nta hantu ujya gusaba amafaranga ngoma mubwire niba utabishaka byihorere nubundi uzakira bikugoye simbikubwiye nuhomba nushya muzaze kubimbwira ese ubundi 500 urayakora yo gutaha byihorere wowe umusaza wanjye yari anasaze none usiguze batanga 500 miliyoni 3 byose bibahe ndumva umuntu akubwira ngo natangiriye kwigira imwe none nubatse etage 3 mu mezi 2 Bamenya Oh, najua. KECAPU kabisa, wewe siwe na wasi kabisa. Lakini warachuyuta lakini urakia kitoko kabisa. Lakini abikuhusu. Urakia kitoko. Tuko